nkubitwa nkatanga namubwirane rwose nkubitamvuye gukorera Imana. Niyo mpamvu Imana igiye gukoresha itegeko. Amen. Kuko hari ibyaheze mu mpapuro, hari ibyaheze mu mvugo bitakunze, ariko Imana yonyine igiye gukoresha itegeko. Yesu nashimwe. Imana rero yakoresheje itegeko kuri Mose. Abisiraheli ngewe hari aho nyasomye inkuru z'Abisiraheli nkumva zirambabaje. Abisiraheli ntabwo banyurwaga. Abisiraheli ntibakizwaga. Bahoraga ari ba bantu babivangavanga. Abantu batanyurwaga nuko Uwiteka avugana nabo. Ibitangaza bikorekera imbere abantu umukozi w'Imana yavugaga bahora bashyeshyengwa ijambo ngo Imana se ntiyambwiye gutya, Imana akagenda akikorera, ariko Imana ije kubonana nabo kandi n'ukuri raje. Hari abantu bazi ko Imana ngira ngo kuza hari abizasaba itike. Imana nta nubwo yashyizweho n'amatora arata ngo manda yararangiye. Imana ihora ari Imana igihe cyose. Niyo mpamvu rero kandi ngiye ikintu nyikundira nuko iba yatuburiye. Imana nkubitwa nkatanga namubwirane rwose nkubitamvuye gukorera Imana. Ni ubuhamya burebure ariko nshimye Imana ko ngihagaze, ntabwo nigeze nteshuka ngo ndeke umurimo wayo. Aho intumye ndagenda kandi kimbwiye kuvuga nicyo mvuga, iyo itambwiye simvuga, sinjya nongeraho sinyangabanya. Baje gushima Imana ko nageze hano amahoro kandi namwe ngasanga Imana yarabarinze. Twahujwe twese n'amaraso ya Yesu. Abantu benshi ariko baje gusenga Imana, abarwaye mbese mu buryo butandukanye n'abaje gushaka mu maso y'Imana. Imana yambwiye ngo ugiye gusengerwa. Niko Imana yambwiye ugiye gusengerwa. Imana irambwira ngo igiye kugusukaho andi mavuta. Kandi Imana ikwambitse imbaraga. Ibihe bisa nk'ibi ngibi uzajya uhagarara abantu benshi bakizwe. Uzajya ubwira abantu benshi bave mu byo barimo. Niko Imana yambwiye. Ubu ugendera mu igare ukaba tugasenga wicaye uri mu igare, ariko dushima Imana ko yabikoreye. Imana yambwiye ngo iguhaye ijambo, kandi uw'Imana yahaye ijambo burya ararigira. Yesu nashimwe. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 17. Amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Umurongo wa 4 haravuga ngo Mose atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenza ne? Bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe. Yesu nashimwe. Turongera dusome muri Nahumu ibice 2. Inga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Umutwe w'ijambo nahaye rino jambo, Imana ikoresha itegeko. Yesu nashimwe. Imana ikoresha itegeko ku bintu byakunaniye. Imana ikoresha itegeko kuri bya bindi wabuzeho ijambo. Imana nigera iwawe ikoresha itegeko. Ubuse waje hano tugizanye ukuri. Uri abarokore hari utuntu twagize forode. Tujya dusenga ariko dufite twa forode ku ruhande. Ariko nitwinjira ahantu uzi ko ari ahera h'Imana, kuko Imana yaravuze ngo irera kandi izabana n'abera. Tujye dusiga twa forode rata. Hanyuma ubundi tuze n'umutima uboneye. Hanyuma ubundi Imana niza kutureba. Imana niyo yavuze mu itangiriro ngo ndamanuka ndebe, kandi nimanuka ndabimenya. Haleluya. Abangaba nabi Sodomu n'Igomora barehoraga baregwa ibirego bizamuka. Ahari wowe nanjye hari ibirego birimo kuzamuka uyu munsi, ariko Uwiteka akaba yimanukiye kuri tere kugira ngo amenye ukuri. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu Imana igiye gukoresha itegeko. Amen. Kuko hari ibyaheze mu mpapuro, hari ibyaheze mu mvugo bitakunze, ariko Imana yonyine igiye gukoresha itegeko. Yesu nashimwe. Imana rero yakoresheje itegeko kuri Mose. Abisiraheli ngewe hari aho nyasomye inkuru z'Abisiraheli nkumva zirambabaje. Abisiraheli ntabwo banyurwaga. Abisiraheli ntibakizwaga. Bahoraga ari ba bantu babivangavanga. Abantu batanyurwaga nuko Uwiteka avugana nabo.
ibitangaza bikorekera imbere yabo nta gakiza bari bafite nk'uko bene data batambutse bavuga ariko burya agakiza gahenze kurusha ibintu byose agakiza ngewe naje gusanga buriya nubwo abantu bajya basezerana bavanga hakabaho ibyo kuvanga umutungo n'ibiki ariko agakiza si ivangamutungo agakiza ni ak'umuntu ku giti cye agakiza ni imari Yesu yashimye kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo muzaba muri babiri umwe ari ku rusyo umwe agenda undi asigaye umwe azaba ari mu murima undi ari he umwe agende muzaba muryamye umugabo usange yagiye cyangwa umugore yagiye cyangwa umwana yagiye Yesu nashimye ababisiraheli rero ntabwo banyurwaga ntabwo bakizwaga ngo bamara amazi bahoraga mbese gutya na gutya ariko bageze aho ngaho ngo babuze amazi batitaye ku by'Imana yakoze inyuma batitaye ku byo yabakoreye babuze amazi gato wenda nuko iyi ngiyi ari rezime wenda yabayeho haba habayeho ibintu byinshi buriya batutse Mose baramubwira amagambo akomeretsa bamubwira ibintu bibi ariko Uwiteka arangije akora igitangaza barongera babona amazi baranywa bashira inyota Yesu nashimye natwe rero Imana yo mu ijuru ikoresha iki ikoresha itegeko hari ibintu tujya tugeramo tukibaza ariko Mana niwe wavuganye natwe niba rero wavuganye natwe rero n'abasaba ibimenyetso kandi kabitanga pe ariko burya ni ukuri n'Imana iba yaravuze nubwo bitinze gusohora ku mugani w'umuririmbyi ariko ni ukuri n'Imana yavuganye nawe Yesu nashimye Imana yivuze biraba yategeka bigakomera haleluya reka mbaho ubuhamya gatoya mu kwezi kwa 12 banduze kubyimbinda ndabyimba cyane ku buryo nta mwenda nambaraga igitenge mu mabere Imana ikambwira ngo ni njyewe uzagukiza mbibamo noneho nkajya numva ngiye nko gushwanyuka nta kintu naryaga nta n'icyo nanywaga niyo nanywa gutuzi gutya dukeya numvaga ngiye gushwanyuka hanyuma Imana ikambwira ngo nzakwiyereka ku munota wanyu nkomeza kurwana intambara y'umubiri njya kwa muganga nyura muri radiyo nyura muri eko ariko ibintu byose bikaba ubusa njya hariya ku bakorera i Kanombe njyayo ndavuga ngo niyo finali nta handi hantu nzajya reka ntegereze Uwiteka ariko burya abantu umugabo akavuga ati si umunsi basanze wapfuye bazavuga ko nakwimye amafaranga yo kujya kwa muganga ndagenda njyayo ngezeyo banyujije muri radiyo babona inkovu y'umukara hano kandi ntayongera kunda yanjye ngewe bakinyuzamo banyeretse ifoto ndabwimarisima uteye ubwoba ni ukuvuga ngo Imana yo yari yarahashiririje ariko ngewe nyine nkumva amasezerano y'Imana impa ariko mu buryo bw'umubiri urumva nari nagiye kugira ngo menye ni igiki kiba mu ndange gituma mu ndange habyimba barambaza bati se ku nda yawe habaho inkovu ndabwira ntoya nta nkovu ibaho rero naje gushima Imana mbwira Imana ngo Mana niwe wabikoze n'ubuhamya burebure cyane ngeze kuri wa musozi baranduze cyane kandi nayo nagiye Imana imbwiye ngo ngiye ku ishuri rero ku ishuri burya umuntu ahorerayo na byinshi ariko ndashima Imana ko nkiriho kandi ndi muzima Yesu nashimye Imana rero yakoresheje itegeko mbaho no mu bindi byose nanyuzemo ndashimye Imana ko nkiriho nshimye Imana ko ikifiteho umugambi mwiza nshimye Imana ko ihora indinda mu bintu byose no mu byago nzaririmba niko umuririmbyi yaririmbye ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro haleluya kandi nkongera avuga ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugira ese niba umuntu amvugira nagira ubuhe bwoba haleluya kadusome muri Nahumu ibice byaho 2 udore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza nituyakire akamamaza iby'amahoro Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe Yesu nashimye hepfo haravuze ngo yatsembweho pe niba twumva twaje gusenga haleluya gusenga ntabwo ari ugutota Imana amagambo ushobora no kugera aha ngaho ukabwira Imana ngo Mana nje gusenga nkuramburiye amaboko burya njyewe nditahiye ushobora no kugera hano ugatera haleluya ukavuga ngo ngenyuzwe nabyo ushobora kuba n'ijambo ry'urufunguzo hari aho ryagufashije ukavuga uti burya nyuzwe naryo ku mukozi w'Imana wa kabiri wakurikiyeho ukavuga uti burya hari imigozi yacitse burya njyewe ndatashye Mana unyandike nanjye uvivure nataye Yesu nashimwe ariko none ijambo riratubwiye ngo komeza ibirori byawe byera haleluya ese ufite ubuhe bwoba
komeza ibirori byawe byera kuko imana yakoresheje itegeko. Haleluya. Komeza ibirori byawe byera kuko umunyabibi yakuweho. Haleluya. Yatsembweho pe. Haleluya. Haleluya. Niba ijambo ry'Imana ryahumekeye mu bantu bayo hagajya hagatangara yatsembweho pe. Yesu nashimwe. Umunyabibi wabonaga kunyura imbere, umunyabibi wabonaga gutambuka imbere, wumvaga ari ku buzima bwawe, wumva uyu munsi ko yakuweho. Haleluya. Burya umunyamwuka agenda imbere y'ikibazo agasa n'utagifite, ahubwo ukakigera imbere ugaseka, ukakereka ko cyataye agaciro, kuko wiringiye uwavuganye nawe, kuko wiringiye Imana ituye muri wowe, kuko wiringiye Imana ikubeshejeho. Yesu nashimwe. Ubundi atari ku bwacu twaba twaribagiranye, twaba tutakiriho, twaba turi mu byuma byongera umwuka, twaba tumanitse amaguru. Ariko kubera ko Imana yemeye yaduhamagaye, natwe tukayemerera, natwe tukagenda. Ubu hari abantu benshi gusa hano hagiye kuza n'abantu bajyaga babaseka, kandi abaturanyi banyu kavuga ngo babasazi umunsi ko batateranye. Se babarokore da ko noneho tutigeze twumva bavuga. Muri muntu umwe yavuze ngo twasenze baduseka ariko tuzabonekesha ku bihembo. Haleluya. Hari igihe tuzabibanokesha ariko tuzabaharata ntabwo tuzaba. Haleluya. Haleluya. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara bishimira izina rye. Nugenda mu nzira ujye uvuga ngo nishimira izina ryawe Mana, ngo nubwo amahoro, ngo nubwo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Imana imukomeza imukiza muri byose. Yesu nashimwe. Ntago byabura kuza kuko ibigeragezo n'isabune y'umukristo, ahubwo ikiruta byose tugume ku munzani kugira ngo ibiro byacu bye kugabanyuka. Haleluya. Ikibazo ni cyiza, niba gukubita ijambo rigukomeretsa uvuge ngo ariko Mana mpimbaraga zo kugomeza guhagarara ku munzani, we kumanura ukuguru, ahubwo amaguru yawe agumeho kugira ngo urushinge rugumemo, kugira ngo Uwiteka nakureba kwishimire, kuko ngo yakwicaje hasi ku karago niho uyihera icyubahiro, ni nayo izahaguhagurutsa. Komera Imana amashyi. Haleluya. Imana yo mu ijuru rero nubona ikintu kije kikakubabaza, ntabwo burya tuba tugomba guta ibyiringiro tuvuge ngo Mana ntabwo uri kumwe natwe, se buriya niwe wakoreye muri runaka, niwe wakoresheje runaka. Niyo yamukoresheje, ahubwo Imana irashaka kureba uko twitwara. Yesu nashimwe. Ariko Imana yo mu ijuru twambika imbaraga. Iki gitondo Imana yo mu ijuru itwongerera ibyiringiro, itwongerera agakiza, kandi umva ikadukomerezemo. Yesu nashimwe. Imana imaze iminsi itanga itangazo ngo ije kubonana n'abantu barambitse, ije kubonana n'abantu barambitse, n'abantu bigize ba nyina ndabimenyereye mu nzu y'Imana. Babandi umukozi w'Imana yavugaga bahora bashyeshyengwa ijambo ngo Imana se ntiyambwiye gutya, Imana akagenda akikorera, ariko Imana ije kubonana nabo, kandi n'ukuri raje. Hari abantu bazi ko Imana ngira ngo kuza hari abizasaba itike. Imana nta nubwo yashyizweho n'amatora arata ngo manda yararangiye. Imana ihora ari Imana igihe cyose. Niyo mpamvu rero kandi ngiye ikintu nyikundira nuko iba yatuburiye. Ikintu cyose tuba twumvishijeho amakuru, tukumvaho amakuru, burya iraje rero, ariko ize isange duhagaze. Ese niba iryo tangazo ryarumvikanye mu matwi yacu, twebwe izaza isanga tumeze gute? Dusaba Imana imbaraga, dusaba Imana imbaraga yo kuturindira mu byo turimo n'aho turi.
niba turi mu byiza Imana ibiturindiremo, niba hari aho twateshutse Imana tuyibwire ngo tubabarire, dukomeze umurongo ujya ku Mana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. N'iryo jambo Imana yari yampaye, Yesu aduha n'umugisha.